neza, amahoro n'imigisha biturutse kwa Nyagasani bibane namwe. Nongeye kubaha ikaze hano kuri Amina's Love. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, ndagusuhuje cyane. Nongeye gushimira buri muntu wese wakoze subscribe, buri muntu wese wambajije ahantu nari naragiye, buri muntu wese wanyeretse yuko ngomba kongera nkagira ikintu mbabwira ko maze iminsi myinshi narabicishije irungu. Mukuri mwarabimbazaga nkumva nta kintu na kimwe mfite cyo kubivugaho kubera yuko ibintu byarabaye byinshi, ariko naravuze nti ntago umwaka ushobora kurangira byibura ntagarutse hano ngo mbabaze ngo vibes zo kurangiza umwaka. Sorry, bimeze bite? Mumeze neza? Ibintu bimeze bon? Umwaka uri kurangira neza? Kuri njyewe ibintu byose bimeze neza. Uyu munsi rero nicaye nkitunganya, nkakora ibiki, nkabase uyu munsi noneho ndaza kuza gukora kuki, kuko mukuri ibintu byabaye byinshi mu mutwe wanjye byo gukora, ariko mbura umwanya. Ndabasaba imbabazi rwa ubundi iki kiganiro ndagikora ariko kirenda kirangira avuga ngo mbura umwanya, ndabasaba imbabazi. Nuko nguko ibintu bimeze, sibyo? Ariko nicaye ndavuga reka tuze kuganira ku bintu bitari byinshi ariko byamfashije muri uno mwaka, kandi nkeka yuko namwe bishobora kuzabafasha muri 2025. Ntabwo ari ibintu byinshi cyane ndi buvuge, ni utuntu dukeya ariko byaramfashije. Twagiye. Ikintu cya mbere cyamfashije muri 2024 nifuza yuko twakomezanya muri 2025 ni ukureka abantu bakaba abo bari bo. Wenda iki kintu gifite ubusobanuro bwinshi cyane, ariko uburyo butoya nshobora kugisobanuramo, mukuri nta hantu na hamwe handitse ko niba umuntu mutumvishe ikintu kimwe, niba umuntu afite uburyo yumvamo ibintu mu buryo bwe, bishobora kuba impamvu cyangwa intandaro yo kugira ngo mugirane urwango, cyangwa se umwange, cyangwa se wumve ko adashobotse, mbese kwa kundi umuntu nyine yumva yuko kuba umuntu batumvisha ikintu kimwe, mbese uwo muntu atari umuntu, gusa nabivuga gute, atari umuntu wumvikana, atari umuntu wumva abandi, atari umuntu, mbese muri ubwo buryo. Mukuri kuba umuntu atumva ikintu kimwe, icya mbere yuko wumva yuko abaye ikibazo, banza ubwe se njyewe niyihe mpamvu iri gutuma numva yuko yakumva ibintu mu buryo bwanjye. Hanyuma numara gutekereza gutyo, bizaguha impamvu yo kumva yuko nawe mu buryo ari kumvamo ibintu bye ari kumva ko harimo ukuri kwinshi. Hanyuma wenda niba ari umuntu mubasha kuganira, mubiganireho, muze kureba ikizima. Ariko niba bitanakunda ko muganira, mureke yumve ibintu mu buryo bwe, ubyubahe, ntibiguteranye nawe, ntibitume wumva yuko ari umuntu udashobotse, ntibitume wumva ko ari umuntu utabashije kubana n'abantu. Twubahe ibitekerezo bya bagenzi bacu, twubahe imyumvire ya bagenzi bacu, twumve yuko buri muntu afite uburyo yumvamo ibintu bye bitewe n'ibintu byinshi, uburyo yakuzemo, uburyo abayeho, aho yize, aho yabaye. Hari ibintu byinshi bituma umuntu yumva ibintu mu buryo abyumvamo. Rero twige kubyubaha. Njye byaramfashije muri 2024 kubera yuko biguha umwanya wo kutajudginga abantu ngo uvuge ngo kuse kubera iki uriya muntu bimeze gutya na gutya. Oya, murekabewe rwose. Hanyuma ikindi kintu numva cyadufasha muri 2025, cyanafashije ngiye by'umwihariko muri 2024, wigira pressure y'ubuzima. Mukuri buri muntu wese hano ku isi afite urugendo rwihariye agomba kubaho. Niba njyewe nkanjye hari ikintu nabashije gukora, ntago bituma
undi muntu ndi impande yumva yuko ari kuri pressure yo kugira ngo ajye gukora icyo kintu ngiye nabashije gukora, cyangwa se niba hari umuntu runaka nzi mbona yabashije kugera ku bintu byiza, ibintu n'ibi ntago ngewe bimpa kumva yuko ubuzima bwanjye bwaranze kubera yuko ibintu nkora ntago bijya ku murongo, kuko rimwe na rimwe hari igihe tujya kuri pressure y'abandi bantu bafite ibyo bagezeho mu buzima bwabo, bigatuma twebwe ubwacu hari imyanzuro dufata duhubutse, iyo myanzuro ikazatuma iminsi iri imbere yacu idukomerera, cyangwa se ugasanga iyo imyanzuro twafashe itumye noneho twumvaga yuko ibintu bigiye guhinduka bikaba byiza ahubwo bikaba bibi kurushaho, cyangwa se rimwe na rimwe ntitunanyurwe n'ubuzima tubayemo kubera yuko duhora tureba yuko abandi hari ikintu babashije kugeraho, abandi badusize, abandi bimeze neza, abandi kandi rimwe na rimwe hari n'igihe abo bantu tuba tureba tubona ko bimeze neza atari ko ijana ku ijana biba bimeze neza, bo ubashije kuganira nabo bashobora nabo kukubwira ugasanga nabo bafite ibindi bintu bibahangayikishije, nawe ukajya kuri pressure yo kumva yuko ubwo buzima babayemo ari bwowe wifuza. Ni byiza yuko twakira ubuzima bwacu tubayemo aka kanya, tukabukunda, tukabwishimira, hanyuma tukareka process y'ubuzima bwacu ikagenda uko Nyagasani yayitwandikiye, twarangiza igihe cyazagera tukagera ku byo natwe twifuza. Ikindi kintu rero numvaga cyamfashije nawe kandi cyabafasha kumenya icyo ushaka no kumenya uwo uriwe. Ntago abantu bose mu buzima tubayeho kimwe, ntago abantu bose mu buzima dushimishwa n'ibintu bimwe, nta nubwo abantu bose mu buzima bafite intego zimwe. Ni ukuvuga ngo icya mbere banza wicara uvuga uti ese ngewe nkanjya Amina nishimira iki, nishima meze nte, nishima ndi kumwe n'abantu bameze gute, nishima ari ibiki ndi kumva, ibyo byose ubanza ubimenye. Njye nshobora kuba mfite ibintu runaka bishimisha ariko wenda atari bwo buryo bagenzi banjye turi kumwe bishimamo. Ntabwo bivuze yuko kuba wenda atari bwo buryo bishimamo ntazabana nabo ngo making fun nabo, ariko nanjye ngomba kwiha umwanya wanjye bitewe n'ibintu runaka nzi neza nkunda kandi nishimira. Icyo kintu cyo kwimenya kirimo ibintu byinshi, harimo kumenya ibyo ukwiye kurya, niba ari ugukora siporo, niba ari ibyo byose nyine wowe ukicara ukavuga use niki nakora kugira ngo njyewe mbe njyewe wa nyawe, ndeke kugendera ku byo abandi batekereza nshobora gukora bitewe n'ibyo bashaka, ndeke kugendera ku byo hari n'igihe baba babikwifuriza atari no kuvuga wenda ngo bari kukubwira ngo bikore, wenda bakaba bakubwira ati kora iki ngiki ni cyiza kuko muri ako kanya mva bagishaka, ariko wowe banza wicara umenye uti ese iki kintu ngiye muri uyu mwanya ndagishaka, kubera iki ntagishaka, wiha impamvu izi n'izi. Numara kwihiza impamvu zose ntago umuntu naza akakubwira ngo ariko kubera icyo udakora ibi n'ibi ntago bizakubangamira, kubera ko wowe ubwawe uzaba uzi icyo ushaka. Mu kuri ntago dukwiye inshuti twirirwa twirukaho, dukwiye abantu batwitaho, dukwiye abantu batubaza uko tumeze, dukwiye abantu bumva nyine batwumva, twumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo dukwiye kwiruka twiruka inyuma y'abantu, oya ntabwo ari byo dukwiye. Rero icyiza cyo kumenya icyo ukwiye, umenye se ni byiza kubaho njyenyine cyane, ni byiza kugira inshuti nyinshi ariko nirwa niruka inyuma, rimwe na rimwe niyo nje kwicara nsanga nta bucuti buri hagati yanjye nabo. Hanyuma kandi ikindi dukwiye kumenya yuko dukwiye ibintu byiza, dukwiye inshuti nziza, dukwiye gutera imbere, dukwiye amafaranga, dukwiye kumva twikunze, dukwiye buri kintu cyose cyiza, kugira confidence, kumva yuko nyine ubuzima bwawe bumeze neza, kumva yuko hari ahantu ubuzima bwawe buri kuva naho buri kujya, kandi wowe ubwawe ari we wicaye ukavuga uti ibi ngibi nibyo nkwiye kwiha, ntabwo nkeneye umuntu n'umwe ushobora kuza
akitambika kugira ngo ngere ku bintu runaka binshimisha. Twagiye ikindi kintu rero numva yuko cyazadufasha muri 2025 cyamfashije muri 2024 ni ukumenya ibyibanze, kumenya ibintu biza imbere mu buzima. Niba ufite ibintu byinshi runaka byo gukora, icara umenye uti ibi ngibi nibyo nkeneye gushyira imbere. Ibi rero ndi kubona ntacyo byari bintwaye, ariko binavuye mu buzima bwanjye, ubuzima bwakomeza. Niba hari ahantu wajyaga ukabona bitakiri ngombwa kuhajya, bireke. Niba hari ibintu, niba waryabaga wenda ukabona yuko hari ibintu byinshi bipfa kubera ko waryamye, gerageza ubireke. Niba mbese umenye uti ni iki nkwiye gukora muri iki gihe kugira ngo ubuzima bwanjye burusheho kugenda neza, hanyuma ugashyiraho n'imipaka. Niba wari ufite ibigare runaka wenda ujyamo ukabona ibyo bintu ntabwo bikiri kugukorera, bireke. Hanyuma ushyire ku murongo ubuzima bwawe, umenye icyo ukuye. Nta kintu gishimisha nko kubona ibintu uri gutekereza gukora biri kugenda neza kandi wabigizemo uruhare. Nta kintu gishimisha nko kubona niba uri gutekereza gukora ibintu byawe ubikoze kandi ukaza no kubona igihe cyo kuruhuka. Ntabwo ibyo byose rero wabibonera umwanya utashyizeho ikigomba kubanza n'ikigomba guheruka. Ntabwo nshaka gutinda, ntabwo nshaka kwizimba mu magambo. Ikindi ikiruta ibindi byose ni ugushyira imbere Imana, hanyuma ubuzima bukaryoha bukamera neza. Imana ibishimire. Hanyuma ntimwibagirwe gukora subscribe, share na comment. Ndabakunda cyane. Ibi bintu mbabwiye ntabwo ari uko nabyize uyu munsi, kandi nta nubwo ari uko mwese mutabizi. Murabizi, ndabizi neza abantu bari hano ku bintu bijyanye n'imitekerereze biri hejuru cyane. Nari ndi kubivugaho kugira ngo tubyibukiranye, tujye muri 2025 dufite vibes, dufite ibintu bizima. Ndabakunda cyane.